meze neza ariko nyine abana nyine ndi kugenda yewe ntago mvuze ngo ni ukujya gutwika sibyo ahangaha mamaze umwaka wenda ugera nko mu mezi nkangahe ko naje 2020 rero ngewe bareke nigendere neza amahoro twabanye neza nzagaruka nza kubasura ibi rero Belyse avuze simba ndi hano nakubitanye nawe ku muryango navuga nti Belyse ko numva mufite agakunguwe nawe riva bimeze bite turacuruza ahangaha mu rugo aha mu rugo nubwo ducuruza twagize ikibazo ngewe icyo gihe njya mu kazi baratwiba ko ikintu cyambabaje uburyo papa Rusi nk'uwo mfata nk'umubyeyi wanjye yanshinjije akajya avuga ukuntu nkorana ngo n'ibindi birara ibyo bintu byarambabaje ngewe yarabinshinjije Belyse yarahindutse uyu si Belyse mubona kuko Belyse arimo arantungura Belyse yampombeje amafaranga atagira ingano unguye aho turi hano amafaranga miliyoni nyinshi arabyibuka dukorara ku ntaraga si bwo bwa mbere nari kuvuga ngo Belyse ni igisambo ikibazo kiri hano ntabwo Belyse ndamusobanukirwa ejo bundi mu minsi yashize habaye ikibazo arwara abadayimoni habambwaho gusengerwa ibidayimoni bivuga byinshi bivuga n'uburyo byaje kwica kubera kumuzana no kugira gute byaje kwica uyu ni byabaye kumugaragara abadayimoni bamuvamo baragenda yendaga gupfa noneho bivuga uburyo kibyananiwe gewe kunyica ahubwo bishaka kwica umugore wanjye bikica n'abana banjye bose ngo bikambabaza kuko nge bitanshobora kunyica ibyo ni byabaye ntabyo navuze naricecekeye Yes, aba BigTowners ndabasuje kandi nongeye kubaha ikaze kuri kamera za BigTown TV. Amahoro y'Imana bane namwe kandi mbifurije igitondo cyiza. Ndi mu gitondo ni hafi saa 10 turi saa 2:2 za mu gitondo ahantu ndi Kimisagara hafi kunaraga umukobwa witwa Belyse rero muramuzi Belyse baduhamagaye mu gitondo bavuga ngo arashaka kugenda yabyutsa zinga ibikapo byiwe aravuga ngo aragiye adasabye cyangwa se atabwiye abamureraga murabizi ko neza abantu bamureraga ni umupasiteri witwa Karosi ariko yavuze ngo Belyse aragiye ntago bazi kimujyanye ubu hano duhagaze aha ku gipangu neza ubu ahangaha ubu niho Belyse ahagaze n'ibikapo byiwe tuje kureba ese ni iki kibazo byagenze gute wenda twumve se Belyse aremera kuvugana natwe mureke tujyane ndi kumwe n'abandi bantu n'abandi banyamakuru muraza kubabona ariko reka nizere ko mumeze neza ubuzima bwanyu bumeze neza reka mamagare Karosi ndi kumwe na Sam Gakiro ku rugendo Norayini nawe dore nguri yari hariya niwe muntu wa mbere wakoresheje Belyse cyane rwose amukoresha ibiganiro bigiye bitandukanye Sam we ngwino twinjire kamamagare Karosi Karo waramutse neza Naramutse ni Emi kuri BigTown ubu turi hano ku muryango twari tuje warutubwiye ngo Belyse agiye kugenda wenda mbere yuko twinjira se yaba yakubwiye impamvu agiye kugenda bimeze bite hari ikibazo mwaba mwagiranye nta kibazo na kimwe twagiranye nimugoroba nibwo nijoro yavuze ngo arasezeye ariko mu buryo butumvikana butari mu bintu utamenya akazi ubwo rero ikintunguye nari ndyamye madamu arambwira ati dore arimo arasohora ibikapu sinena nabifashe nk'ukuri hari n'undi mukobwa umwe rero bari kumwe bajya ari babiri umwe nimba ari umwe wagiye undi mu matwi rero bibaye ngombwa nyine yuko mvuganire kanze kuko wenda byari bizwi ko aba hano reka nze ngire ndamugana uretse kugenda ubwo rero nanjye ntunguwe bambwira ngo arimo arasohoka atanadusezeye yes rero turi hano ku irembo sinzi nimba waza ukadufungurira wowe nka nyiri urugo wenda tukaba twabasha kuvugana arakoze reka sawa
Yes, murabyumva burya ntago biba byoroshye. Nkika ko impamvu Karosi ashobora kuba yahamagaye itangazamakuru kuko n'ubundi abantu benshi bari bazi yuko ari we wafashe Belyse, ari we wamureze. Burya umuntu mubanye hafi imyaka 8, uwo muntu aba yarabaye nk'umubyeyi wawe. Reka turebe ikibazo ni ikihe, Belyse agiye he, ese biragenda gute? Komeza ubane natwe BigTown TV, ubundi tujyane twumve biraba ibyuya nibiba amaraso. Aha, yes, rero tukaba tugeze kwa Karosi. Karosi aradufunguriye. Belyse nawe nguye ari hano. Waramutse neza? Ko mbona bitoroshye, urimutse ariko? Oya, Ntabwo wimutse? ntabwo nimutse. Ese bite se ko imyenda wayisize hano? Umukobwa wanjye. Amakuru yawe? neza Yes, ashimwe. himbaza Biri. karama Ese bite se ko mbona udukapu? bimeze neza ariko nyine urabona nyine ndi kugenda. Dati wawe se uramusize? Ndamusize. Umusize neza se? Dadi wanjye nyine ikintu gitumye musiga nawe nyine ubwo ndabizi yabibabwiye bimwe sinzi, ariko si uko mwanga, si uko ngira ite, ariko nyine gusa twari twanabyumvikanyeho turabivugana. ariko ikintu nyine cya mbere gitumye nyine urana turi na babiri twese twabaga ngaha muri uru rugo nyine. Ikintu cya mbere kugira ngo mbashe kuba nafata uyu mwanzuro ngiye Belyse, ikintu cya mbere cyabanjije nyine kubintera uyu mugenzi wanjye hano tubana muri uru rugo nyine, tubana n'abandi bavandimwe, turi abakobwa 6 hano muri uru rugo. Rero ikintu cya mbere cyabinteye ni uko dadi wanjye na sinzi nimba na mama Rusari Mary wanjye nyine n'undi kuvuga ikintu cya mbere ahangaha kuno umuntu akunda, wenda tuvuge ndimo ndakunda undi, bavuze ko hano tugira agakungu nge n'undi mugenzi wanjye, ngira agakungu nawe haba umuvugisha, kandi ntago nyine bo babishaka, ntago babikunda. Niyo mpamvu wenda umuntu yatebaza ikibazo imyaka mumaranye cyangwa se igihe mumaranye. Sinumva wenda hano ni mu rugo muri abakristo mwese, akantu ko kuvuga ngo kutavugana na magenzi bawe niko katuma ugenda, byaba ari ukuri Beri? Ibyo bintu uyu nguyu mugenzi wanjye nawe nguye ahari ntago ndi bumuvugire, nawe arivugira. Ariko ikintu cya mbere ngewe mu buzima bwanjye ntago njya nkunda kubaho umutima wanjye uhagaze cyane, ntago mbikunda nyine cyane, kuko kubaho umutima wanjye uhagaze nabyo biri mu bintu bituma umutima wanjye nyine nanjye ubwanjye nijena mu mutima wanjye, kuko umutima wawe uhagaze nta nubwo wabasha no guhamagara Imana, niko twabyita umutima uhagaze cyangwa umutima watakaje amahoro, ntago wabasha kuvuga ngo uragira. Rero ngewe umutima wanjye nta mahoro mfite, nta mahoro muri ngewe mfite, bimbera nyine ikibazo. Beri, umuntu yavuga ngo wenda kubera ko muri uru rugo kwa Karosi harimo n'abandi bakobwa benshi bari hano, umuntu ntashobora kuvuga ngo kubera ubu nyine umurongo muba mufite muri uru rugo, impamvu ugiye wenda ushaka kwisanzura, wenda nta bwisanzura wari ufite, hari nk'uburyo wenda muba muri mu murongo wa Kristo ukaba ushaka kwitwikira, ukavuga ati reka mve muri uru rugo kuko ntago natwikira hano. Yewe ntago mvuze ngo ni ukujya gutwika, sibyo. Ahangaha mamaze umwaka wenda ugera nko mu mezi nkangahe, ko naje 2020 ariko mu yandi mezi hano mamaze umwaka ugera nko mezi wenda nko 8 gutyo, mbifashe gutyo. 2020 ni 2020 hari 2020 icyo gihe ntago nabaga ahangaha, naribaga ahandi, nabanaga n'utundi twana tw'imfubyi. Ahangaha rero nahaje muri uwo mwaka kuko ni muri 2020. Rero ahantu kuba wavuga ngo ubwigenge cyangwa kuvuga ngo kujya gutwika ntago ari byo, kuko n'ubundi nagiye n'ubundi mba n'ahandi, nkagenda mba n'ahandi aho twagiye tubana n'abandi bana bagenzi banjye cyangwa abandi babyeyi bagiye bandera,
ariko ku mpamvu wenda z'Imana ikavuga ati ahangaha have ku mpamvu z'Imana. Ariko nk'ahangaha wenda tuvuge mu rugo, ikintu cya mbere kimagaritse umutima, hari igihe uyu pere wacu aradukoresha inama, nkajya kumva ngo arafata imyanzuro yo kwirukanwa, ngiye rero ibyo ngibyo sinabishobora, ibintu byo guhora turi ku iterabwoba ryo kwirukanwa, ngiye rero nifatira umwanzuro wo kwigendera hakiri kare, kuko n'undi akunda kubivuga. Wenda Beri, hari ikintu umuntu ahita kubaza, uravuze ati n'ahandi wagiye uba wenda ukurikije na situation y'ubuzima wabayemo, abantu niba ari bifate ko wenda waba ari nk'umwuka w'ubuzererezi waba uri muri Belyse cyangwa waba uri no muri bagenzi. Okay, si umwuka w'ubuzererezi cyangwa iki, kubera ko aho ngiyewe nagiye mba nabanye n'ababyeyi icyo gihe banderaga abandi cyangwa nabanje kubana nabo, ariko si ukuvuga ngo nuko ari umwuka w'ubuzererezi, ahubwo nuko ngiyewe ubwanjye nk'Imana yavuga ati rero ahangaha wenda have bitewe n'ikibazo wenda gihari, wenda tuvuge habaga wenda hari n'ikibazo wenda Imana iti wenda hano hari ikibazo cy'inzara cyangwa hano hari ikibazo kimeze ukunuku, urumva ukuntu uko kose nyine biterwa nuko Imana ibishaka. Aho gatoye uravuze atantu hose wagiye uhava ruko Imana ikubwiye ngo hafi hano uhavuye wavuganye n'Imana nk'umuntu Imana igisha usenga. Ngiye hano Imana yansezereye, nawe abyumve, hano Imana yansezereye pe, yansezereye. Yakubwiye ngo uhave. Aha ngiye Imana yansezereye rwose, ntago njya mpfa kwihuruza, ngenda ari uko yavuze yansezereye ahangaha muri uru rugo. Biranumvikana cyane, wenda reka ngire ikintu nkubaza, Karose ari mu bantu bagufashije kugukuraho umwuka wari ufite y'ikuzimu, ari mu bantu bagufashije mu masengesho kukuvanayo neza na groupe y'abacuzi abereye umuyobozi. Aho hantu wenda umuntu ntago ashobora kuvuga ngo Belyse ntabwo yarakomera neza, n'ubundi shaka kugira impungenge ko yakongera gusubira epfiriye. Ntago bikwiyeho ko ari umubyeyi n'undi azahora ari umubyeyi, kuko ngiye kuba kwa musaza wanjye, mfite musaza wanjye, ngiye kuba kwa musaza wanjye, ntabwo bikwiye ko ari umubyeyi, n'ubundi nzajya nza kumusura n'ubundi bisanzwe, nta kibazo, n'ubundi nk'umubyeyi ntabwo twabanye nabi, nuko nguko. Ugiye kuba kwa musaza wawe, wenda ari nk'umuntu wahita wibaza ati se kuki utabayeyo mbere, ukarindira wenda kuvuga cyangwa ngo n'Imana ibikubwire wowe niwicaye, si Imana ikubwira ngo uzagume hano ubuzima bwawe bwose, wari kuhaguma ukirengagiza abavandimwe bawe? Ako ntabwo Imana yigeze ibivuga ngo ubuzima bwanjye bwose, iramutse bikubwiye ntabwo yigeze ibivuze yo byaba, kuko Imana ntabwo tuyitegeka, ntabwo Imana tuyitegeka, nyine dukora icyo Imana ishaka n'icyo ishima, niko tugomba kugira. Rero nk'ababyeyi banjye n'ikindi kintu, kuko ubu ntanga umuntu ujya umbwira amagambo ankomeretse, umbwiye warambyarutse yego ukabimbwira, njye mutima wanjye urumva nyine warambyarutse, rero ntabwo mba nyiri nk'umwana. Rero ngewe bareke nigendere neza, amahoro, twabanye neza, nzagaruka nza kubasura, n'undi ntabwo bikwiye ko ari ngo urirengagije wenda akantu gato karabaye kakunanira kwihangana. Nk'urugero hari byinshi wenda iyi famiye yagukoreye byiza, ariko ako kantu umuntu wese wenda araza ntabwo ari buze kumva neza kukuntu ngo wenda we na mugenzi wawe ushaka gukunda mugenzi wawe, ikintu bita ngo gukunda mugenzi wawe cyangwa se kuba mwaba inshuti na mugenzi wawe, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ari byo bintu bishobora kuba bikuvanye hano. Okay, murakoze cyane. Nge suko kwihangana nakugira, n'ubundi ndakugira, nsanzwe nkugira pe, kandi ubwo nyine ibintu byatumye byanga ko nihangana bari ikintu gikomeye, nanjye ubwo kiba cyanze nyine. Wenda reka tubaze no mugenzi wawe, wenda sinzi nimba yatwemerera. Biti ni byiza, meze neza? meze neza. Urumva mu mutima hari kiriya? Hari kiriya cyane. Wenda wowe umuntu yatakubaza ngo umaranye igihe kingana iki na Karose? Umwaka n'amezi 2. Waje hano uvuye? Naje hano musaza wanjye yaragiye muri Zambia, noneho nyine mpita nzangaha mbana na Karose. Naje hano mu kwa 9. Hari ibyo nyine Belyse avuze, muhuje se kambyite ibirego cyangwa se ibintu wenda bitosiye ibajyanye n'imwe? Ngewe ukuntu bimeze, uko ubwa mbere uyu mugenzi wanjye yaraje arambwira ngo mama nyir'urugo yamushize hano ku irembo avuye kugura ifungwa, aramubwira ngo agomba kunyanga kuko bo bafite gahunda yo kunyirukana.
noneho we aravuga ngo njyewe ntago nakwanga umuntu nta kintu dupfa. Ndamubaza si ibyo bintu koko ndamubaza nti si ibyo bintu koko yabivuze. Arangije arambwira ati ni njye yabibwiye. Ndavuga si urwo rwangano dusenga urwo rwangano n'urwiki. Arambwira ati rero byavuzwe wewe nuko wicara ubizi ndagukunda ntacyo naguhisha. Ndamubwira nti sawa rero ntireka dutegereze turebe ko bazanyirukana nyine nkuko yabivuze. Noneho njyewe ndangije nari nanarwaye pe ndagenda nari ngiye kujya guteka barambwira ati hoya ntubikore kandi urwaye. Ndavuga ati sawa nta kibazo. Sinzi ukuntu narebye kuri mama yanjye mbona hari ukuntu umubare w'ibanga wari wabaye invalide. Noneho mbajije ku cyicaro barambwira ati ngwino hano tubigukorere kubera ko umupapa nta wari uhari umumama yari ari mu kazi. Noneho njyewe mpita konurira moto ndavuga nti ntago ndi butinde uko byasa kose ndatebuka ndagenda njya kuri MTN barabinkorera mpita ngaruka. Mu kugaruka rero ntari nagaruka nkiri muri biro nabonye message imbwira ngo wowe kugenda udasabye uruhushya ngo turi bugufatira umwanzuro ngo umwanzuro tugufatira nk'abanyururugo uwihanganire murakoze kuko ubushize yari yadukoresheje inama atubwira ko umwanzuro inama dukoze ari ya nyuma ya kabiri azakora umwanzuro wo kutwirukana. Iyo message urayifite? Iyi nari nyifite. Ubu urayifite muri message? Oya none aha ntayo mfite. Warayisibye? Nayisibye. Kubera iki wayisibye? Wenda uzi yuko iyo message ari nk'umuntu uzayikubaza ukaba wabasha kuyerekana kubera ko nimba Karosi bavuga ko ari umukozi w'Imana. Igihe mumaranye imyaka mumaranye n'ukuntu ngana urabona afite umudamu afite n'abandi bakobwa. Uwo mutima w'urwangano yarasanzwe ufite cyangwa madamu wiwe? Yewe Karosi nabangiye kubeshya ariko nubundi anyakira madamu we ntago rwose yari yankunze pe. Ahako Karosi we nta kindi mbiziho ariko umugore wewe ntago yankundaga. Nene umuntu ataragukunze nimba umaze hano umwaka waraje hano mu kwa 9 uyu munsi tukaba turi mu kwezi kwa 12 umwaka n'ubundi n'amezi 2 yaratekaga kwima ku biryo wenda wavugaga ko nibiye bimenyetso wavugaga ko uyu muntu atakwishimiye umuntu mwamaranye umwaka buryo atakwishimiye kandi urugo afite uburenganzira bwo kukwirukana ntabwo n'abantu babyumva neza wenda nk'akamenyetso nyine njyewe nta kimenyetso mvuga ngo yanyerekaga kwa nyanga ntago yanyangaga pe nabonaga nyine atanyanga ariko kubw'ibyo bintu yavuze ntumvishe rwose atankunda pe ndavuga nti ko narinzi se ko byarangiye kuko yigeze kubimbwira aravuga ati wenda nakwakiriye ntagukunze ariko byararangiye ako njyewe uyu nguyu yagarutse kumbwira gutyo ntumvishe ko bikirimo bivuga ko ni Belyse utumye mutana hoya naga ari Belyse naje nari ntararangiza kubabwira njyewe naje ngeze hano namubwira nti ko Belyse nabonye wanyandikiye message kandi iyo message ngiye yambabaje yari message ivuga ngo wagiye udasabye uruhushya imyanzuro turi buze kugufatira nk'abanyururugo wihangane noneho kuko mu nama twaherukaga gukora bavuga ko azafata imyanzuro nyine atwirukana ntanyine yise numva ko ari yo kutwirukana noneho ndamubaza nese message wanyoherereje bimeze biti arangije arambwira ati none se wewe kuki wagiye utavuze ndavuga ni ngiye nifite ubwoba bw'uko ari abateka mu rwego bashobora kuba bamfungiye momo ni nayo ibyo ari byo nyine nagiye kuri MTN ngo babinkorere ngaruke arangije arambwira ati rero ngewe nta byigenge nshaka mu rugo rwanjye nta byo kunyikoreza imitwaro tubirangize wenda reka nkubaza ikibazo kimwe cy'amatsiko urabizi ko hano uri ni mu rugo kandi uremera ko Karosi ni papa wawe yakubereye umubyeyi na madamu we babakubereye umubyeyi ese wumva ko bavuga ngo wenda musohoke muvuze uramutse ugiye utavuze ugahura n'ikibazo wumva ari nde wabibazwa ngewe ndabyemera n'ababyeyi banje kandi nabafataga nk'ababyeyi pe babibazwa wenda babibazwa pe ariko ntago natinze kandi n'ikindi cyanambabaje we yagombaga kunyihanganira nkagera hano akabimbariza hano kuko kukohereza message imeze gutyo uri mu bantu noneho wowe uzi umwanzuro uri bufatwa ari uwuhe uhita ureba nk'umusazi kandi nta kintu baye ni perezida Karosi wayinyoherereje Karosi wenda umuntu yatebaza ese kuki Belyse yaje ukwe nawe uzi ukwawe umuntu yatebaza kubera icyo uhisemo kujyana na Belyse wenda nujyanemo n'undi muntu wenda Belyse imbarutso ziratandukanye Belyse wahagarika oya wenda aho ngaho ngewe kugenda biratandukanye ariko nanone
Belyse turakundana urumva Belyse we nimba twege dukundana nimba nkunda nanjye ndamukunda kandi we yavuze ko atabasha kubaho yanga umuntu ntacyo amuziza nanjye rero ni nkuko ntago ndi bumwange ntacyo muziza rero Belyse yavuze ati ngenda gukunda ndamubwira ni ngewe rero nubwo bananyirukanye nta naho kujya mfite arangije arambwira ati nta naho nge nambwiye nta naho kujya mfite warambwira ngo turajya kwa musaza wanjye nge nawe kuko nubundi ntago turi butandukane rero wenda ikibazo ugiye kwa Belyse na musaza we ntagukunda akakwanga akanyanga ko nyine sakindi yabyara ikindi wagaruka hano oya kubera iki ahangaho umuntu ashaka kumva ko mushaka kuba mugiye kwirengagiza uwo mwaka wose umuntu agufite mu rugo uba mu nzu agufite nk'umwana we iyo neza yakugiriye akantu gato kakaba ukamera nk'umuntu wibagiwe ibyo bintu byose kuko nta wenda benshi baravuga ngo ntazibanya zidakumenya amahembe kubera iki aka kantu katara ko kwihanganirwa ngo wegere umubyeyi wawe mu byumvikaneho muvuga ati ariko ntago ari ngiye utihanganye ni utihanganye kuko yambwiye nyine ngo ngende Belyse asigare Belyse nawe akanga gusigara none si kibazo ko atari ngewe we bakwirukanye nge banyirukanye n'umugore arongera bisubiyemo hano aravuga ngo ni ngende ngo Belyse asigare rero Belyse nawe yanze gusigara we yambwiye ngo ntago turi butandukane wenda reka twibarize Belyse uramutse nk'ubu mugiye kwa musaza wawe nkuko ubivuga musaza wawe akamwanga akavuga ati simushaka kandi wovuga ko umukunda ese no kwa musaza wawe wahava ikintu cya mbere musaza wanjye sibye ko ibyo ngibyo nta n'ibyo muziho wenda cyangwa kwakunda abantu babanya nazibanya zidakomanya amahembe nk'uko mwahoze muri kubivuga ariko ngewe icyo nzi cyangwa nizeza mwizeza nuko ibyo bintu bitazaba biramutse bibaye noneho ureba mu mutima w'umuntu ngamenye ngo mu mutima wa musaza wawe nimba hasi umukara cyangwa hasi umutuku wenda wakagukunda nk'umuvandimwe wumva ko n'undi muntu wawe wenda wowe wazana azamukunda ese biramutse bibayeho noneho akavuga ati rero Belyse kikongera kikaba akagenda adasabye uruhushya nabwo bakamubwira ati genda mwajya ikintu ngiye nakora kuri uyu muvandimwe ndamukunda pe ndamukunda rwose rero ikintu nakora nabanza nkicaza musaza wanjye nkabanza nkabimusobanurira nkavuga ati musaza wanjye nimba uyu mugenzi wanjye udashaka ko mubana noneho reka noneho twikodeshereza mugege cyane so umwuka w'urukundo urengeje urugero abantu bose bagomba gukunda se Imana yanga abantu bangana Imana yanga bangana biri kuba hano ari nko mu rugo hari ibintu byinshi byakurindaga mu myitwarire itari myiza tuba tuzi ku bana b'abakobwa cyane cyane namwe mwajyaga mubyivugira mu biganiro twagiranaga byinshi bavuga ati hano ni mu rugo kandi mu rugo rusenga hari ibintu byinshi badufasha mu kwirinda imyitwarire mibi umuntu ntashobora kuvuga ngo Belyse wagiye uduha ubuhamya bw'ibintu yagiye akora bibi yaba agiye kubisubiramo cyane n'ubundi rabizi nababwiye maze umwaka ahangaha wenda n'amezi agera mu 8 sibyo n'ubundi nari mfite n'ubundi ahantu nabaga sibyo nari mfite ahantu nabaga nkajya mu murimo nkava mu murimo nkajya aho ngomba gutaha n'ubundi kwirinda bituruka ku giti cyawe sibyo kwirinda bituruka ku giti cyawe ariko nakubwiye ngo ngiye hano Imana yahansezereye Imana yagusezereye yo hangaha Imana yahansezereye pe yakubwiye ati igihe nari naraguhaye kirarangiye cyarangiye noneho urabashima iki urabanenga iki ahantu wabaye ngewe ikintu cya mbere ndabashimira kuko umuntu wagutunze nk'umwaka n'amezi agera muri ayo ngayo ni ibintu bikomeye cyane ndabashimira ku bwitange ubwo bagiye badufasha tukabana ndabasabira umugisha pe nuko nabibabwiye twavuganye nk'inama twabanjije nyine gukora ndabasabira umugisha nongeye kubisubiramo mbasabira umugisha Imana izabane nabo kandi ntabwo ari uko tuvuze ngo turatandukanye burundu kuko turi mu isi tuza tubasure n'ubundi nta gikuyeho ibyo ngibyo byose tuza tubasure n'ubundi nta kibazo wumva ufite ubungubu burenzi bungana gute kuba ugiye n'ubundi ko uwaguteye ubushize naho yagiye n'ubundi na Bibiliya bivuga ngo ntiturwana n'ibifite inyama n'amaraso turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho hejuru wumva ufite uburenzi ki
ku buryo ibyo wari urimo utazongera kubisubiramo. Ese biramutse bibayeho bikaba ngombwa none uko aha ntago wahagaruka? Murakoze cyane. Ngewe reka nkubwire rero Emi, ikintu cya mbere nuko dusenga, sibyo? Ikintu cyose dushyigikirwa n'amasengesho tuba twasenze akaba ari turinda. Ntago waza kundinda wowe ubwawe ntavuze ngo sinsenga. N'ubundi ndetse gusenga ibyo byansohoreraho bikambaho, ariko byose kukumva nasenze. Niyo mpamvu Imana ibindindiramo. N'ubundi simpagaritse gusenga, nzakomeza nsenge, ndakomeje urugendo mpaka nzakomeza nsenge pe. Nubundi nzakomeza nsenge, ntago ndindwa n'umuntu. Nzakomeza nsenge kandi nawe nk'umubyeyi azakomeze nawe nsengera. Nanjye musengere, dusengerane. Niko urugendo rumera n'ukuri. Wenda reka dusabe madamu wa Karose nimba ari bubyemere ndi kumubona aze wenda tumubaze, kuko niwe ushinjwa iyi ntandaro y'ibi bintu byose. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Tugukuye mu bitaro. Yewe njye ndacyasinziriye. Uracyasinziriye? Yewe ariko ibintu hari ibituma ukanguka. Aba bana baravuga ati uyu mukuru we yavuze ati ntiwigize umukunda habe na gato n'umunsi n'umwe. Nese ubwo wakwanga umuntu mukamara icyo gihe kingana gutyo? Okay, wenda ni urugero kuva n'abana n'umutware wanjye nabanye n'abantu benshi. Nacumbikiye abagore, nacumbikiye abagabo, nacumbikiye abakobwa. We rero yaje mu rugo rwanjye mfitemo abakobwa 4, aza ari uwa 5. Umutwara arambwira ati tugiye kwakira undi mukobwa. Yaraje avuga ngo ntahafiteho kuba, kubera ko yajyaga aza kwasura undi muntu w'inshuti ye. Yarazaga nyine hari ibiryo yaryaga atoranije. Ndamuganishe ntago nzashobora kubana n'ura mukobwa urya ibintu atoranije. Ni wambabariye nkarera abangaba mfite, wagakomeza mu buzima bwe n'ubundi naho yabaga ngo yabuze aho kuba, ngo ntaho kuba afite. Namugani biba bingoye, ntari kubana n'abakobwa benshi birarushya. Bibamo nyine agenda binyumvisha, ariko nkamusobana ko kubana n'abakobwa benshi birushya. Nza kufata uriya mbona nyine nta kundi nta handi hantu ho kujya afite. Mwicaza mu cyumba arabyibuka n'undi mugenzi we wari uhari. Namubwira nti Oliva ni kuba hano ntacyo bintwaye. Ni wihanganira kurya ibintu byose turiye muri uru rugo, nta kibazo tuzabana. Uriya ni muntu ngire kamera avuge ko ntaganiriye nawe niba mubeshyeye. Beri nibyo? Nibyo. Yarakubwiye ati ni wemera kurya ibintu byose tuzabana kandi naranabyihanganiye ndabirya byose. Nicyo utaryaga? Ntago naryaga kawunga n'umuceri kubera byanjyaga mu gifu. N'igitoki cyo nta nubwo nkikiryana n'ubu nyine kuko bindya mu gifu pe. Wenda urumva ko kantu ashyizemo ati naragufashe mwicaza mu cyumba turaganira, uwo muntu urumva kwanga? Nyine cyanyeretse ngewe ko anyanga nuko yavuze ngo uyu nguyu nanyange. Kuki se nimba atanyanga ategeka abandi kunyanga? Nicyo kibazo ngiye mfite. Urakoze cyane. Okay, namwicaje mu cyumba namuganiriza, namubwira ntoke nari mfite n'undi musore nawe utarya ibintu byose. Namuganira runaka ntarya ibi nibi, nawe wabuca utarya ibi nibi. Umutware nawe wenda hari ibyo atarya. Nubwo ngubwo ni wihangana ukarya ibintu byose dutetse muri uru rugo, tuzabana nge nta kibazo. Niko namubwiye. Arambwira ati nzihangana mbirye nta kibazo. Amubwira tuzashaka inkono ya runaka, ni dushake n'iyawe dushake n'iyundi ngo bikunde, kuko urabona turi famiye ngari. Arabinyemerera turabana. Ngewe kubana n'umuntu, iyo umuntu aje wenda ku munsi wa mbere hari igihe bintusha, ariko mu buzima busanzwe mpita mbyakira. Namubwira nta kibazo. Ibi rero Belyse avuze simba ndi hano. Nakubitanye nawe no ku muryango. Namubwira nti Belyse ko numva mufite agakungu we nawe Oliva bimeze bite? Telefone zanyu mwazigabanyije. Numvaga nyine ari umwana ndi guhana. Ubwo telefone zanyu mwazigabanyije mugafasha abandi bana ko harimo abavunika. Ni Belyse ni gutakaza ahantu ho kuba biragora. Belyse narabikubwiye no ku muryango. Ni gutakaza
gutakaza ahantu ho kuba biragora mwihangane ni wenda mbakira bigoye narabimubwiye nimbakira bigoye nariko sinshaka kubatakaza ni ngo mugende mureka agakungu muri telefone mujya muri telefone mugahugiramo ni weho nawe Oliva ni mukareka gufasha abandi bana akazi ndamubwira nti Beri urabizi neza ko nyambabwira nti yo muje hano wenda bisaba nk'ibintu shire ntari kukubakira nk'abana namwe nihagize n'uvamo nurabizi neza yo hari ugiye gusura nk'imiryango tukamubura twumva tumukumbuye ariko gutakaza ahantu ho kuba Belyse biragoye simba ndi hano nari kugerageza mwitwararike mube mu buzima bwiza nk'abandi bana mufashanye mu rugo mba nagiye gushakisha simba mpari urumva ngenda saa 12 za mu gitondo nkagaruka saa 2 ibintu bya hano mu rugo rero saa 2 za ninjoro ibintu bya hano mu rugo rero simba mbizi wenda kiretse kimwe umutwara mbwira ati hano harimo abakobwa mbona batari kwitwara neza rero nabona kubitanye nawe kwirembo nisohokeye muganiriza nzi kari umwana nkiri kuganiriza nyine nkiri Belyse nzi wawo ndi nubundi nahuguraga kanyumva ubwo urumva namuganirije gutyo ahita aza kubwira inshuti ye nyine urumva bo bafite agacu kabo bagiyemo ubwabo bishyiramo kanise bari kuvuga ko amubwiye ngo yange mugenzi we namubwiye ni we na Oliva nimufite ibintu murimo ni kandi ntago nshaka ko mutandukana nibyo ari byo byose ntumwe byakunda hari igihe wasezerera mu nariko Belyse twararike ni ntago ari byiza ko mwate hari ntago ari byiza ko hari uwava mu rugo kuko gutakaza ahantu ho kuba biragora niko namubwiye urumva umuntu ntiwaba umwanga umubwire ngo gutakaza ahantu ho kuba biragora ngiye namuganirije mubwira nti mugerageze telefone zanyu muzigabanye mufasha abandi bana uvuge ko bo bako telefone nibwo buzima urumva inshuro nyinshi ngo baba bafite telefone simba ndi hano hakagira abavunika rero kuko mfite abakobwa 6 hano mu rugo sibyo ndera hakabamo n'abasore kubera ngiye buriye ubuzima bw'abasore simbumenya cyane menye ubwo abakobwa bajya mu gikoni babyuka bakoropa wenda bakamenyera n'abana ntahari nibwo menya cyane ubwo rero namuganirije nzi yuko bakira abantu nyine ngira ngo bazisubiraho ntabwo nari mfite gahunda ko bakwirukanwa namuganije nyine mubwira yewe n'umutware yambwiye gutya nimuhugira muri telefone ariko si byiza nimwitwararike nari nanageze kure mutambyibuka ndagaruka niruka nimbere ntihagarara imbere niko mugira muri telefone nimufasha abandi bana bakavunika ni kandi gutakaza no kuba ko bigora nimwambabare mukisubiraho ugereranyije nk'umubyeyi kugihe bari bamaze hano kuva baza imyitwarire yabo ubona ubu ngubu kugeza igihe bagendeye bari barahindutseho iki pereka nkubwire Belyse namwakiriye ari umwana tuganira Oliva we nyine yari umuntu ukora ibyo ashaka nyine urumva hari kwinjira mu buzima bw'umuntu uko mu bintu nkora mana nabo batanshinza ntago njya nkora ikintu cyo kubatuka iyo hari ikintu wenda cyabaye kibi bashyira nkavuga mugomba gukora iki bikajya ku murongo ariko nta muntu nirukanye nanjye nabaganirije gutyo ntago nari mbizi gahunda zabo namuganirije nk'umwana nari nzi Belyse wa mbere muhugura nti Belyse baca ahangaha Belyse bagenda gutya mbere nk'umukobwa pe kubera ko ataraza no kubana tukibana muri groupe namubaga hafi nk'umubyeyi nkamubwira ni Belyse ahantu ugiye kuba ugerageza kwicisha bugufi kuko nanjye nabaye mu rugo rw'abandi kandi narubayemo harimo abana 7 yari njye nasaga nkaho ndi umukozi namubwira ni Belyse ahantu hose ubonye icumbi ugerageza kuba umuntu wicishije bugufi ukagaragaza ko nyine nta n'ikintu uzi ariko kugira ngo ubone aho kuba ubwo rero wenda muri iyi minsi najyaga mubwira nkabona ntiyumva mbese kuba no kuba ntanahari rero urumva najyaga mubwira nti Beri ntago cyumva byagenze bite kutakimba hafi ko tutakiganira ngo Meri wowe ntubuhari nyine ubwo nyine nkabifata ko mba ntahari nabitunguwe na nimugoroba nyine uri ejo yaragiye ngarasohoka aragenda nyimba ndi haragese mba ndi kure aho mba ndi ni mota nk'itanu nese mamagara umutware aho yireguje nyine ngo bamweje message namubwira nti Oliva kagiye we yakwatsa uruhushya arambwira ngo hoya ni sesheri kuva mu rugo agera hano ndi bitwara iminota ingahe kuza kambwira ngo ngize ikibazo wenda ndagiye nikuzi kwenda byinshi banabikubwira bakagenda ngiye kubaza nk'abamenyesha nyine ko ndi umubyeyi wenda we warubahaye niko ntacyo bitwaye
aravuga ngo reka baze mu rugo ahantu agiye, hahise hamagara Belyse nyine kuko ari we nshuti ye. Ubwo urumva bo bafite akantu barimo babiri bombi badashaka guhuza nabo. mwebwe muri hano muri Kigali abandi bari Kenya. Aha nuko nyine nge nabibonye. Noneho rero babaje Belyse ngo yagize ikibazo muri MTN ngo niho yagiye. Ubwo ngewe ngigumira mu byanjye, natashye rero ninjoro bigeze nka 5:00 nibwo bavuze ngo baradushaka. 5:00 z'ijoro. Ubwo mwaravuga ngo turi gusezera ngo turagiye. Urumva ngewe namenye nabise mba umuntu ntibari ngo iki nabise menya uragiye mitamubwira nti yewe wa mukobwa nimera neza ubitekereze ngo uragiye ntugiye heze. Ngiye kumva numva ngo nuriya ngo bari kumwe bose ngo baragiye. Vuge ni semana ko nta mukobwa nicishije inzara, ko nta mukobwa natutse, ko nta mukobwa nigeze ncyurira. Wenda hari urugo wabamo bakajya bagutoteza ukabona nta n'ukwezi wahamara. Niba hari ikintu nitwararitse rero nicyo kintu kuko nanjye ndabizi nabaye mu rugo rw'abandi. Iyo hagize umuntu kubwira ngo wagakobwa wawe dara karacyaryamye izisaha uramara iki mu buriri, icyo cyagutera guhinduka. Ariko nawe nigeze ncyurira gutyo kubera ko nzi ko kuba mu rugo rw'abandi bivuna. Nditwararika muri aba bakobwa 6 nkagerageza kubana nabo. Wenda nihabura n'ikiba iyo cyabaga twasabanaga imbabazi nk'abakirisitu. Nibyo uyu nguyu yavuze ngo pere ngo aramubwiye ngo aramubyarutse, yarabimubwiye musaba imbabazi nk'abakirisitu, dusabana imbabazi. Urumva wenda hari ibyo yari yakosheje, amuga ati Belyse nakubyase wa mukobwa we, wenda biramubabaza ariko baje gusabana imbabazi. Nge nari nzi ko byanarangiye. Urabona abantu babana banasabana imbabazi kandi turi umuryango munini ntihabura n'ibyo dupfa. Nabo bakobwa bandi basigaye nago habura ibyo bapfa. Abakobwa 6 ni benshi pe, mu bwabo bana abakirisitu bagombaga gushyira hasi nkuko bari batuwe babikora, akavuga ati runa aha naha wambabaje, runa aha naha wambabaje, nzi kwahuriye ku isafiriya urambabaza, mbabarira n'Imana imbabarire. Numvaga ari cyo cyari gikwiriye. Wenda bivuge ko Belyse ashobora kuba agendeye mu Kigali. Mbese n'ubu ngubu byavuze ngo Belyse ngo baramubwiye ngo nasigare ngo ndaje mpagarara hano, bari basohotse twa tukiryamye, bari batura amavarisi mbondebye ndi nkiri mu nzu ndewe niba abakobwa baragiye batanadusezeye. Ndaza mpita nkenga namubaza ni Belyse uracyari Belyse wa wundi nzi naganirizaga. Uriya tansubiza ngo kubera ize ngabayishye nisugiye hehe Belyse nisu nkufashe ntusohoke hano wabigenza ute, noneho umufashe ntusohoke hano wabigenza ute. Kubera iki ntago nge nifuza gutakaza abantu nabanye nabo, ariko kubera ko aribo babishaka nta numwe nirukanye. Kandi kuba nanababwira nabi ndi umubyeyi kandi ndi n'umuntu, birashoboka ko twanabana nabi ariko tugasabana imbabazi niko abakirisitu babaho. Ariko mugena baganije nkabona ntibanyumva, umva ndakarabye amahoro masaba igendere nta kibazo. Naho nabacumuje naho nababangamiye hose mu myaka twamaranye Belyse, mu mwaka twamaranye no mu gihe twamaranye utaraza no kuba mu rugo rwanjye, umbabarire n'Imana imbabarire. Aho nakugomeye hose naho wenda ntakwambise uko byari bikwiriye n'ibyo ntakugaburiye washakaga ntaguhaye, umbabarire n'Imana imbabarire. Sibyo Belyse? Belyse wumvishije ibintu mama avuze, ni umubyeyi wawe mwabanye, mu mutima urumva umeze utakakanye ukurikije amagambo avuze. Yereka nkubwire rero Emmy, mbere yaho harahabeshye mu byo avuze byose. Ibyo nyine we yavuze twabanye kuva kera, numva n'ubundi muri groupe narazaga tukavugana, twaraganiraga n'ubundi kuva kera. Ibyo kuvuga ngo kumuganiriza ashobora kuba atazi n'intero yabyo cyangwa n'inyikirizo yabyo aho byagiye bitangirira naho byagiye biherera hose uko byagiye hose bigenda. Wenda we nk'umubyeyi we ntago yabimenya, ntago yabimenya ibintu ahantu byatangiriye. Rero turacuruza ahangaha mu rugo. Aha mu rugo nubwo ducuruza twagize ikibazo ngewe icyo gihe njya mu kazi baratwiba ko ikintu cyambabaje uburyo paparusi nk'uwo mfata nk'umubyeyi wanjye yanshinjije akajya avuga ukuntu nkorana ngo n'ibindi birara. Ibyo bintu byarambabaje, ngiye byarambabaje. Nimba ndi umwana koko amagambo wavugiye turi hariya kunuza kuri twagiye hariya ku murenge yagiye mwamanukanaga cyagiye, nimba koko ari nk'umubyeyi wanjye bira ntabwo byari bigakwiye kuba byaba ibyo bintu byabaye. Ibintu rero byinshi nagiye mbona byinshi ariko nubwo ibyo bintu byagiye biba nge
byagiye bimbabaza byinshi, niyo mpamvu narihanganye ndihangana muri bimwe. Rero nta kintu nashinja uyu mubyeyi, umubyeyi nta kintu namushinja pe, nta kintu namushinja kuko we aba adahari, aba yigendeye. nuvuga ngo baribye ahantu wacuruzaga bavuga ko ari wowe wabyibishije se? Nguriya nawe muhamagara ariko nguriya papa umubyeyi sasa nguriya koko nguriya nawe rwose umwihamagara umwibariza. Agushinja ko ngo wakoranye n'ibirara ibyo bintu bikibwa? Njyewe yarabinshinjije, njyewe ukuntu byagenze naze nawe ukuntu byagenze. Waruvuze ngo cy'abantu ntago babyumvise. Okay, Belyse yarahindutse. Uyu si Belyse mubona. Kuko Belyse arimo arantungura. Tunahamagaye abana bose baba hano. Twe dufite umuhungu bakoranaga. Belyse yampombeje amafaranga atagira ingano. Unguye aho turi hano. Amafaranga miliyoni nyinshi. Arabyibuka dukorara ku ntaraga. Rero nukuvuga ngo si bwo bwa mbere nari kuvuga ngo Belyse ni igisambo. Iyo mwita igisambo ntabwo Belyse naba nkimwohereza muri iyo business. Yakoranaga n'umuhungu niwe wibishije amavuta babibye. Belyse ndamaza nk'umuntu wari uriyo uhagarariye ibintu. Twese Belyse byagenze gute? Ati je simbizi, sinzi uko amavuta agiye, amajerekani agera muranga 200 birenga kuri. Arangije uyu nguyu ndavuga ntero njyana uwo muhungu ku murenge, n'uyu turajyana nk'umuntu wari uhari. Tugeze ku murenge ndatekereza nk'umukristo ndavuga nti ntibibaho, n'ubundi nibiza kuba gutya biraba ikibazo. N'ubundi nimba ndera umwana baramutse wenda bafunze umwe muri bo, nawe n'uwo mwana abaga hano, icyo gisambo cyabaga hano. Ndavuga nti baramutse bagize ikibazo babagira, ndavuga nti ntabwo ndi bwinjire muri ribu, reka n'uyu mureke nahombye byinshi bitambareka, nanze ko babakurikirana. Urumva rero mu buryo Belyse ibyo ari kuvuga ndabona bitari bya bindi, kuko nk'ibyo ari kuvuga kuri uyu ntibyigeze bibaho. Nanjye ubwanjye sinabafata gutyo ngo mbe nafata 100 birenga 100 ngo wenda tugiye tujya hose. Ntabwo twaba tugize ngo twicarane nawe tugane tuvuge tuti reka tujye za Gisenyi turebe tujye gutembera tunasangire nka famiye. Kuko wari wigeze kumpamagara ndabifite n'amavideo ndayafite. ndashaka ko tujyana. Uyu Belyse ibyo yavuze byinshi. Ikibazo kiri hano ntabwo Belyse ndamusobanukirwa. Ibingibi bari kuvuga ngo nabirukanye, je sinjya mpfa kwirukana. Uyu munsi aba bana nabakiriye kuko Imana yavuze. N'ubu ubuhanuzi ndabufite bw'ejo bundi nanone habaye ikibazo. Uyu munsi uriya nawe ntabwo nari namwirukanye, ahubwo we nka misi yo bari bafitanye mugambi bari bafite. Ni ukuvuga ngo ibyo bakoze ejo bari babiziranyeho. Uyu ntiyarabuze amayinite, yari kumamagara ejo yagendaga akora impanuka, abantu batazanabyumva nabi. Sinanga bagenda kuko bahora bagenda, ariko ni nabyiza nk'umwana w'umukobwa asohotse mu rugo akubwira hagiye. Ni nyine nicyo mpamvu namwe nabahamagaye. Sinabahamagaye kuko nshaka ko haba ikindi kintu. Nabamaga kuko uyu Belyse arazwi kwabi wanjye kwa Karusi, niyo mvuga ko yari umwana wanjye. Kenshi nanahamya ko andushaga kiza. Nabihamyaga gute? Uyu ni umwana nareraga n'Imana yagiye impishingana. Biranantangaje nonaha kuba Belyse waraye utubwiye n'abana bandi bari bahari mu nama yacu twese mu bantu 18 barenga, yatuye akavuga ngo Imana yamusezereye. Inyamara Belyse namubaje nti Belyse ko Imana ubushize akubwiye kubizi ko Imana akubwiye ko waje hano kubera Imana, ikindi nanone yakubwiye ko rwose uzava hano tugushingiye. Belyse Imana basi je nk'umukozi w'Imana byasezereye avuye hano kubw'Imana, nge sinarwanya iki Imana yavuze. Ntiyanaje hano namuhanuriye ngo aze hano. Rero birangije uyu munsi none ahangaha Belyse ntungwe no kumva ngo nyuma ya saa 6 twaryamye zirenga, ntungwe no kumva Belyse avuga ngo Imana yamusezereye.
nyamara yambwiye ati mubyeyi ntabwo Imana yigeze insezerera. Ikindi namaje nti mwana uracyari umwana wanjye nturi umwana wanjye. Arangije ati ndi umwana wawe rwose nta kibazo gihari. Nti sawa rero urakoze. Nti rero nanga amafuti mujye mwihangana. Namugiriye inama nk'umubyeyi. Ndamugana icyakora numva arakomeje kugenda ngo turabashimiye ngo ndabashimiye ngo ko byagenze gutya na gutya. Ariko kuko nzi ko ejo bundi mu minsi yashize habaye ikibazo arwara abadayimoni, bibaye ngombwa ko mbivuga. Abantu aho gusengerwa ibidayimoni bivuga byinshi, bivuga n'uburyo byaje kwica kubera kumuzana no kugira gute byaje kwica uyu. Ni ibyabaye ku mugaragaro. Baramusengera ahangaha abanyamasengesho baramusengera. Haba igihe gikomeye cyo kumusengera mu buryo bukomeye. Abadayimoni bamuvamo baragenda yendaga gupfa. Ni bya bindi. Noneho bivuga uburyo kibyananiwe gewe kunyica, ahubwo bishaka kwica umugore wanjye bikica n'abana banjye bose. Ngo bikambabaza kuko nge bitanshobora kunyica. Ibyo ni byabaye. Ntabyo navuze nariceceki. Nawe arabizi. Umwana wanjye arabizi byabaye ngo n'abamusenge barahari. Ibyo bintu ni ukuri. Urumva? ntago abeshye kubera ko icyo gihe muri iyo minsi nari maze iminsi mfite agahinda kenshi, kandi iyo mfite agahinda kenshi n'ubundi ntago byabura. Umutima wanjye uhagaze n'ubundi umutima wanjye uhagaze uhora uhagaze ntago byabura kuko ntago ubusenga, ntago mba nasenze, ntago nari nasenze icyo gihe. Okay, no kuvuga ngo rero jewe abantu bashaka kugira ngo abantu tubafite kubw'impamvu nta n'inyungu mbifitemo, ahubwo ni igihombo ko kugabura abantu 18 ni ikintu gikomeye, wenda no kugira ngo umuntu agire, ahubwo ikintu gikomeye naho bagiye bamenye kubana, kuko kubana twe nitwa batwigisha urukundo ngo twigisha urwangano. Ngaba wenda birirwa hano uriya abyibuke ubushize mbasanze kuri telefone, ibyo tukora ni ibintu byacu ariko bitwungura twese. Twe ntitubaheza iyo tugiye kurya turira hamwe nka famille, nta nicyo twakora batarimo bose ko tubatunza. Wenda Karo, sorry gato, dusubire inyuma. Uravuze ngo Belyse mu minsi ishize ibidayimoni byongeye kumufata. Uyu munsi nanjye mukibivuga ndikanze mu mutima. Ese aho ngaho nago Satani yaba agiye kongera kumwiba umugono we akagira ngo nurundi rukundo akabicisha mu bindi bintu? Byumva aragira impungenge. Aravuga ati yarakomeye kuko wenda ari hafi ya groupe y'abanyamasengesho, ari hafi yawe ubasha kumusengera nkuko n'umusengera. Bo igifatika turi ababyeyi kandi twamubereye umubyeyi. Nge namukuye iyo yabaga hose nanga icyo ngicyo arimo avuga ngo umwana ngo yagize agahinda aba badayimoni baramwataka. Tugerageza mu buryo bwose, njye nanamubwira nti Belyse sohoka mu cyumba uganira n'abandi, rwose ntacyo mushinja Belyse. Ariko ikigaragara Belyse uyu n'uyu mugore nabimubwiye tukigera mu cyumba. Ejo bundi nibwo narose ndota inzozi, ndamubwira nti sheri ndose Oliva na Belyse bagiye kugenda, kuko ari undi mubyeyi twakiriye ufite impanga n'abamama babiri. Wa wundi nakubwiraga afite utwana tubiri tw'impanga. Noneho nabonye uyu ngo ahita asohoka arivumbura, asohokana n'uriya. Noneho ngo ndota ngo mpita mbwira uriya nti ko twakoze inama tujya kwakira aba bantu mukaba mwivumbuye mukagenda mugiye, ngo uyu ni madamu mbeshya yanyomoza. Birangije rero uyu nguyu byantunguye gutyo, ahise apanga arage bakaba basabye kugenda. Rero ikintu gifatika nihuse, Belyse nge sinamwirukanye kuko uyu sinanamwirukana n'uriya sinamwirukanye, ahubwo yambwiye icyatumye mvuga ngo ntacyo reka tubirangize, sinanasobanuye icyo ari cyo. Nawe arabizi ko ntagisobanuye, sinigeze mvuga ngo byuko ugenda. Navuze ntitubyore iyo message ari kuvuga n'ubundi ndayifite muri telefone. Ejo yazindutse yari yarwaye uriye, nge mbitaho mu buryo bufatika nkuko nakwita kuri rusuyo. Sindi kure bose barahari. Noneho mbyuka uriya yari yarwaye nimugoroba, mbona ararwaye. Nzinduka nsanga ari mu gikona arabyibuka. Ndangije ndavuga nti no, sinshaka ko Oliva teka ararwaye, ni mumukuremo, no nihagira undi mukobwa uteka. Wanga umuntu ntabwo wasanga umuntu ari mu kazi ngo umukuremo kuko warubonye kibazo. Ntiyari yarwaye ngo nabitubwire. Ibi ni byabaye ntigeze abitubwira.
njye namubonye arimo kuruka ni ikibazo. Noneho mu gitondo usanga ari mu kazi ndavuga ni woya sinjya nkunda abana niba bari barwaye cyangwa yasenze ngo nemere ko ajya mu kazi mpora ntongana nabo. Arangije mukura mu gikoni icyantumye mwandikira iyo message uyabimbwiye uyu yaramubonye agira umutima uhagaze arambwira ati yaguhaye uruhushya rero ikintu gifatika impamvu nari mugezeho mu gitondo uriya yari yarwaye yari yarayarwaye ari kuruka yari yarutse nijoro mubonye ndafuka nsanga ari mu gikoni ndafuka ni woya mpamagara abandi ndabwa nti hagira undi mukobwa witoranyamo ajye mu kazi uriya ararwaye murabizi mujye muba nk'abakristo mubana hano muri abakristo. Birangije nanjye ntungurwa no kumva yuriye moto aragiye kandi nzikarwaye namukuye mu kazi kuko arwaye harahiye nk'umuntu ikindi gahunda ari hano mu rugo umukobwa ajya iyo umuntu wese agiye gusaba asaba uruhushya nk'umubyeyi ni ngombwa ngo menye ko aba bantu mfite uwaterwa inda muri bo n'ubundi birangarukaho. Hari umukobwa gato aka kantu n'ubwa mbere nkavuze hari umukobwa twabanye ahangaha atuzanira umusore aravuga ngo uyu ni sheri wanjye. Arangije arambwira uwo musore arampamagara ati muhereze mu amafaranga mikire kuri konti. Umukobwa turamubura agenda nk'ugiye kumusura umukobwa arabura amaze kubura iwabo barazino baradutera nibyageze nimugoroba barampamagara bati uwo musore ati Serafina baramufunze bamufungiye kuri banke runaka njyayo turamubura. Noneho dusangana imitwe batetse yoko bishingiye ahubwo ari umukristo iwabo banteye bisanga ari uko nawe yari twabibamenyesheje kuko kuba nari mbizi biramfasha. Hari haje n'abasirikare bene waba batarabonetse icyo gihe baraje barangije baravuga batoke nta kibazo kuba twari tubizi bita bintera kurinda no kumenya aho umwe wese yagiye. Rero aka kanya geye nuje hano ndamugana uzemera kugendana natwe tujye mbega ugengwe n'urugo. Rero ikigaragara Oliva bantu batazanabyumva nabi niyo mpamvu gena mwandikiyo message nta nibigoye birimo ntabwo ni ko abandi bakuruhuye ukaba twabona gurwaye wagiye uti urumva ntiyari yabitumenyesheje. Rero aka kanya nahamagaye uyu nk'umwana nzi kandi bakunda kuba bari kumwe anytime bari kumwe. Ese yagarutse yakize ntabyo nzi wakizera tubwire waba ubundi n'utiki wari warwaye wabashije ko kubonye imiti ntabwo nabonye imiti njyewe ndwara igifu none nyine ni ukuvuga ngo byavuze ko nari narwaye pe nari narwaye ariko njye nabasobanuriye ku itangiriro ko ni ikibazo nari ngize kuri momo sibyo kandi nimba ndwaye moto se ntigenda umuntu agenda kuri moto ntabwo wakuri kuvuga ngo urwaye igifu araruka cyangwa uratwite kambivuge neza kinakujyanye cyangwa waba utwitera ukavuga ati sinzabyarira hano reka nigendere. Byose birashoboka abarwaye igifu cyarenze bararuka n'abatwite nabo bakaruka. Ubwo dufata iki muri njyo ndwaye igifu ntago ntwite. Ikindi cya kabiri mva nkubwire ikindi cya kabiri njyewe ibyo kumbwira ngo urandinda gutwita nakubwiye ko maze umwaka hano sibyo mfite ese kuki ntatwisembera ubu niho njya gutwita. Hari ibintu nyine mwebwe hari ibintu ducengeramo nanone ukumva byagiye kure ngiye mba ndi kumva biri kujya ku rwego ruri kurenga ibyo ndi gutekereza biba byahiye. None se nimba natufashe uruhushya ntabwo ko nagiye kuri MTN kandi sinatinze. Mana nziza turagushimye turaguhimbaje dushimye neza n'urukundo rwawe dushime ko abanye natwe mu byari bikomeye byose ukagenda uba hafi yacu izina ryawe ntabwo icyubahiro. Mwami turagushimiye rero Kristo mu mwanya mutoya twari tumaze ahangaha ubashije kubana natwe turagushimiye kandi ukomeze guhabwa icyubahiro. Aka kanya mwami wanjye tukweretse Uwiteka abantu bose bari hangaha buri muntu wese umugisha wawe kandi buri muntu wese umurindire mu biganza byawe imbaraga zawe zimugote mu izina rya Yesu kandi ukomeze kuturengera no kuturinda ubwo tuzongera tugasubira turi amahoro tuzajya tugushima mwami. Ngaho bana na buri umwe wese kandi umuntu wese iki kinyamakuru gihabwa umugisha nawe buri muntu wese akomeze kugubwa neza n'Imana. Turagushimira rero mwami kure kwiyubahisha none ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.